This is T.Love and Jenni. Mbe na mbere turabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe cyane anabakomeza. Yes. Nkuko tuvuze uyu ni T.Love na Jenni. Hari impamvu twicanga. Ni impamvu nyinshi. Ni impamvu nyinshi tugiye kuzibabwira. Gusa mbe na mbere turabashimira mwebwe muri gukurikirana iyi channel nundi amazina nitso ni T.Love&Jenni. Turabashimiye kandi mu by'ukuri n'abandi batarabasha kuyireba cyese bari buze kudusabwa mbere kuri iyi channel turabasaba ikintu bita subscribe, banadukorere share. Subscribe kabisa, share, comment, like ni inkunga ikomeye tubashakamo kandi witekaza umugisha. So rero nkuko twicaye ngo tujye cyo tubwira mu minota mike mu by'ukuri kandi dukeneye ibitekerezo byanyu, then turebe ibyo twakora, ibyo tugiye kuvuga namwe mwadu bitekerezo tukazabifatanya kubishyira mu bikorwa. Nkuko tubabwira iyi channel ya T.Love&Jenni kuko nibyo umvuye ni Jenni ninge T.Love. Ushize Jenni nakoze interview nge mutambona ariko mwumvise uwamubazaga nundi ni ngewe. Turashaka kubabwira ko iyi channel ari nshyashya, niyo mpamvu dukeneye ko mudufasha kuyubaka kugira ngo tubashe gutera imbere, hanyuma ibizazaho bizabafashe kubaka. Inkunga yabo rwose turayikeneye. Jenni, tudatinze rero hari content zitandukanye, hari ibiganiro bitandukanye tugiye kujya dushiraho. Ese muri ibyo biganiro muri ibyo biganiro cyase izo filime nundi ni gute wazibabwiraho kugira ngo agaseke gapfundikiye hanyuma kazajya hagaragara bazi ibyo bagiye kureba twebabwiye. Ya filime tugiye kuzaducishaho nyine filime zitandukanye tugufiya naga ari ndende ariko sebara niza ari amaseri filime dutoya twigisha, turimo inyigisho, dutanga inyigisho n'ibiganiro ku makupure ese ku muntu ku giti cye. Ikiganiro nyine umuntu hari igihe umuntu aguha ubuhamya bukaba bwagufasha. Tujya kuri nyine kubasura tubafate ku buryo nyine natwe tuzabigeza ku bakunzi bacu bikabubaka. Ni ukuvuga ngo ibintu Jenni avuze mwana kandi kuvuga izina rye kuko yabimereye uburenganzira, sibyo? Ni ukuvuga ngo reka mere nsobanure kuri filime tugiye kujya tubakishirizaho. N'udufilime ariko dutanga inyigisho, reka mbyite udufilime niyo nawa filime ariko n'udu short movies twatundi dushaka kukwigisha uko wabaho mu buzima bwawe bwa buri munsi, cyase uko wakubaka ubuzima bwawe bwa buri munsi. Rimwe namwe hari igihe umuntu aba yihebye kuko dutanga ubutumwa mu bintu bitandukanye. Hari dushaka kugubuhamya cyase ubwo butumwa gufata video gutya nkavuga, hari gukora filime mu buhamya bikakwigisha kuko nk'urugero hari filime yigeze kureba mu Buhinde na short movie keza k'iminota nk'itanu cyangwa 10 kigisha karimo isomo. Icyo gihe karanyubatse cyane, n'urugero ntanze. Rero natwe tugiye kujya dukora utuntu nshaka kwikora ngewe na Jenni n'urugero tukayikora turanu babiri ariko dushaka gutanga inyigisho ni muri ayo magambo. Ubwo wenda niba ngiye nshaka kubyita filime ariko we hari indi titre wenda wabiha ariko nziko ari short movie. Ako nakambere ndabisobanuye. Icya kabiri dushaka gukora ni ibiganiro. Dushaka kuzanjye na Jenni tugahana ubuhamya kuko ubuhamya burubaka, turabizi cyane cyane hari abahanzi benshi bafite ubuhamya bwubatse abantu. Singiye kubavuga mu mazina y'abari ko barahari. Hari ubuhamya twagiye n'abantu batandukanye. Ugasanga umuntu yari umukene wamukene ariko agatanga ubuhamya yambaye costume n'urukweto rwiza. Akakubwira inzira aciyemo akaguha ibyiringiro by'ejo hazaza ko wabaho. Ibyo bintu nabyo tuzabikora cyane. Nabyo tuzabikora. Ikintu tubasaba gusa turabinginze abakoze subscribe turabashimiye, abatarayikora turabinginze mudufashe niyo nkunga muyikore
niyo nkunga yanyu tubasabye kuko muri abagaciye imbere yacu natwe turabinginze turabasabye turabasabye muzakurikire nyine ibintu bizaduturukamo mwumve nyine T.Love&Jenni mufite uko bameze sibyo buriya niko bimeze urugero kuba twica ngaha hari ibikorwa dukora murabizi ibikorwa dukora turabakinya amafilime dukina muri filime zitandukanye hari Rurashonga hari Umusozi w'Amaganya hari indi hariyo ndi gukina yitwa Iyo Menya ni nyinshi hari indi nibagiwe hari indi turi gucishaho kuri cyo nacitwa Akaga ni filime yubaka cyane nuvuga ngo abo bantu tuvuze dukina muri iyo filime twaraganiriye bamwe muri bafite ubuhamya kuye tubasura mumenye ubuzima bwo bwa buri munsi mumenye urugero muri Rurashonga Dina ni muntu ki Dina ni muntu ki ndabizi Dina ni wowe hari benshi batazi story yawe y'ubuzima n'ibiki ariko ko uri cyamamare ugomba kubabwira ubuhamya ndabizi uzabutanga hari abakobwa bagenzi bawe hari abamama igitsina goye muri rusange cyase umwaye cyase umutegarugori wo ngo akeneye kumva inyigisho zawe akeneye kumva testimony yawe wo ngo uzamwubaka nanjye hariho nshaka kuzabwira hari nk'umuntu ufite nk'imano runaka ashaka gukina filime arashaka kugira ute nshaka kubimubwira urugendo nacyo mu rwa sinema naye nkamubakamo ibyo byiringiro ufite iyo mpano yabuze aho yakwinjirira nkamubwira njye uko nabyinjiyemo na akumva ko ibyo byiringiro bihari ni cyambere ikindi tugiye kujya dukorana gusura amakopre sheri yabivuzeho ko mwese sheri yaro twakundanyira mukagurisha wanjye nitwa Jenni witwa Jenni nitwa James urumva ko ibintu no buryoshye no kuvuga ngo rero tugiye kujya dusura couples y'ibyamamare mumenye se abakina muri Rurashonga barahari bakundana ese mu Musozi w'Amaganya barahari ese n'ahandi barahari izo couple tuzazisura hari benshi badafite amakuru kuri abo bantu ariko ndabizeza mbijeje neza ko ibyo bintu bizaza so rero ni iki twango tubabwire mudufashe muduhe subscribe like comment mu byukuri iyo nkunganyo turayishaka baduhe n'inama muri comment y'ibyo twakora hari igihe bashaka kutubwira ati mujye muza hano mutubwire gusa nta mafilime dushaka baduhe n'inama batubwire ibintu bo bashaka twabaha babona ko twabikora bikabubakamo nk'abantu nyine bashaka ko dusabana nabo ko turyoherwa twishimana tuganira ikindi tuzafata nimero zacu igihe nikigera tuzishireho tujye tuganira cyane tukre groupe ya WhatsApp tujye tuganira urugero dushaka kuzakora nk'akantu hari nk'ikipe igushikiye cyangwa se ikipe ishigikiye tukareba ikipe yabasha gutsinda nzagutsinda ntabwo bishoboka nzagutsinda n'ukuri reka tubabaze bazatubwira mama ngite umugabo ari umugabo ukanunjya nakumvanya abantu sinjye ukavuze nyine umugabo ari umugabo ariko umenye ko kandi ndabizi no muri filime Akaga ndi umugabo wawe umva ndi umutwe wawe nyine tuzabibona uremera urisho neza uzantsinda sibahari kari benshi sengeye banshyigikiye kereka nondoga oya mu Musozi w'Amaganya wangize igipampara oya kuko warandoze nibyo ko mbona uri muzima nyine mbwira ibintu rata umuntu baroze abavuga gutya je naruvise ngo warandoze wangize ikigoryi ngo waroza ababyara imbeba none nanjye zandoge njemere mu mutwe wanjye havamo amasazi njyewe se uriya ni ntago ari njye nitwa Jenni hano ndi Jenni kandi ura wabikoze nti Denise nese ugurumva ari iki ni impanga yawe se ubona dusa murasa nibitama neza murasa murasa fresh shaka wenda ari impanga yanjye tama ni wowe ibyiso ni wowe ura muntu muri impanga cyangwa nese koko wakwemera kurogwa koko ni wowe baroze nanjye umuntu baroze ngo afite ubwanwa nk'ubwanjye ariko kare gaciyeho nuko ibintu bizaba biryoshye bimeze neza ni karibu rwose ni karibu ariko ndabisubiramo please dukeneye gukora kuri yansogera kari akajambo gatukura kari akajambo gatukura gatwiteho kubite kunsogera kugira ngo ujye ubona notifications ujye ubona sinzi ku notification navuga mu Kinyarwanda ariko ni nk'ubutumwa bukugeraho
hanyuma ukareba ikiganiro T.Love&Jenni basohoye. Tuzabagezaho byinshi cyane mumenye Jenni ni muntu ki, T.Love ni muntu ki, kuko turifuza ko twaganira namwe mwebwe muri mu Rwanda, mwebwe muri Afrika muri rusange, muri Amerika, muri Aziya, Australia, Amerika Amajyepfo, hose i Buraya, hose turashaka ko twakubaka ubumwe n'ubushuti tukamenyana binyuriye kuri iyi channel ya T.Love&Jenni cyane. Sibyo rero none se nta zindi nkunga wakwakira ni subscribe gusa? Ya inkunga ya mbere niyo. Nta yindi ushaka? Ako undi wifuza indi nkunga mu buryo bw'amafaranga. Kibazo. Kandi amafaranga nta muntu yanga by the way. Aguhaye telefone se? Yo si inkunga? Na telefone nta kibazo. Aguhaye umupira se? Ni umupira abonye agapira nambaye haragasa nkako yakamereza. Ubutaha twazambara imipira isa nta kibazo. Akuzi ari byo. Ubutaha tuzaze twambaye dusa ibisa. Okay, ibyo nabyo nibyo, ariko inkunga ya mbere tubashakaho subscribe. Kandi ibiganiro byacu mukanadukora share ku nshuti zanyu, niba ikintu cyakubatse rwose ukagiha mugenzi wawe n'agakireba. Kuko ntuzishime ko wubaka wonyine, reka n'abandi ibyakubatse nabyo bigira ute bibubake. Rero turabakunda cyane, turabakunda, tubahoza ku mutima, muri ab'ingenzi kuri twe. Yes, tutabafite ntago twabaho. Nukuri turabashimiye pe. Nkuko T.Love&Jenni bakundana nako bakorana. Yes. Lata mwumva ko yaravuze mbere. Bakorana nkuko T.Love&Jenni bakorana, mureke namwe muze dukorane. Nose mvuye nkuko T.Love&Jenni bakundana nabo baze dukundane, urumva byashoboka? Cheka dukundanye rwa rukundo rwa kivandimwe. Rero bakunzi ba T.Love&Jenni, nkuko twabasabye iyo nkunga ya subscribe, François byita s'abonner. Ako gusa se? Sinzi igifaransa ko ubona hano handitse s'abonner. Cyane s'abonner. Oya nanone. Sinzi. Ako subscribe niyo ya mbere. Yes. Kandi mukabireba mu byukuri ijambo kurindi. Apana kwirukanza ikiganiro. Ukurikirana umuntu isegonda ku isegonda, itese ku itese. Bakurikiranira filime iriho. Filime akaga ni filime yigisha cyane. Ifite isomo. Cyagiye narabwiye ngo tugiye gutangira kuyicishaho, none bimiracaho. Yes, ubu tugeze ku bice bitatu. Ku bice bitatu. Yes. Nta cyakane urashyiraho? Nta cyakane turashyiraho. Aha. Ariko ibintu bizaza. Urumva ko nta cyakane arashyiraho, umubwira gishyireho. Ibintu bizaza ari wane. Umaze kiriya cya gatatu hamaze igihe kingana icyo gishyizeho. Ndakeka nta n'umunsi ushaka warangiye. Nta iminsi ngaya gusa icyo nzi cyo. Aho ntago urakererwa. Iyo nsanga iminsi 3 yarenze. Nayibwishe nari butaye nshyizeho icyakane. Ubwo ni wowe igihe nikigera cyane nibagirwa uzazo gishyira nta kibazo. Naribi. So rero turashimira buri wese turashimira nyine na filime dukora. Abantu babana natwe buri munsi. Sozo amaganya iyo menya harinde. Ariko hari na channel yitwa Oxygen TV. Hari na channel yitwa Oxygen TV, Umurimo TV Rwanda. Yes. The same blood. Aho hose ducaho, niyo mpamvu tuzivuze. Naho baduhe izo nkunga twabasabye haruguru cyane. Ikindi tuzaza ubutatuganira nabo neza. Mu byukuri niba commentinga tuzadusome messages zabo twumvise ibitekerezo. Icyo bazatubwira nicyo tuzakora. Cyangwa tuzabarindira batubwire cyangwa twe tuzakora mbere yabo. Nuvuga ngo bya byiza dukoze batubwiye. Basi 30% cyangwa se 40%. Niyo yaba basi 40%. Icyambere nuko twese twasanye ibitekerezo. Ku bintu twaba content batwifuza. Bashaka kutubwira ati turashaka ubuzima bwa T.Love gusa cyangwa bwa Jenni gusa. Twabuha nta kibazo. Gusa vuba ngaha hari couple iteye amatsiko cyakuzabazanira. Nkabibariza ibibazo kuko ni couple y'abastar. Nzaba mari bwara abastar sinzabura ngomba kuza. Cyabanje kuza gushira nk'inyuma kamera. Nose nabaza no kababaza. Mwamwumvishe? Okay, nawe uzababaze nanye. Oya nzareba. Uzareba. Okay, sana kibazo. Si wumva. So turabashimiye. Mbifurije kugubwa neza. Mbifurije kurama. Umugisha y'Imana ubane nabo rwose. Umugisha y'Imana ubane namwe rwose. Cyane cyane mwebwe mudukurikirana, Uwiteka bahire mu byo mukora byose, akazi kanyu k'imirimo y'anyamaboko yaguke. Bye bye.